yego Betty yaragiye gusoma kabeshya kari umunyabinyoma kuyibeshyira gakundana n'uyu mustari. Ntiwayobye uri kumwe na Clement w'inshuti ya Kadasoka. Ikaze rero tugiye kugirana ibihe byiza nyine. Yagomba kuvuga ko we na Kiston badateretana ko bataranahura na rimwe. Itavuga ko ataranamuzi k'ibyo yavuze byose byari ibinyoma. Asaba societe yose yo kwisi cyari igikorwa cyo kumusebya ahubwe. Ndetse societe yose yari yamenye ko ari umunyabinyoma, kari babandi babashakisha fame kumenyekana binyuze ku wundi muntu wamenyekanye. Nyuma y'ibyo rero Kiston n'abantu be bagomba kuvaho. Betty yagombaga gusigararira ndetse mu mushuti we Amos. Umufana rero bayabonye kare. Kiston akigera mu rugo yasanze wa mukobwa Sophie yagombaga kumushimagiza ngo ibintu ukoze n'ibya danje, umbwirega urarenze ngo ntibakakumenyere ngo buri utanze gasopo ntibazongera. Ibyo Kiston biriya yari yabikoze, ariko mu mutima yagaragaraga nk'aho ibintu yakoze yarengereye nawe bitamushimishije. Gorobye icyakurikiyeho ubuzima bwa Betty bwatangiye kwicurwa no kwicurumukura, kuko icyambere yahereye hagiye mu kazi aho yigisha abana. Bamubaje ramubwiye ngo urakeka ko ibyo nabonye ku mbuga nkoranyambaga we nakore kugakomeza kwigisha umwana wanjye, ubwo se wazamwigisha ibiki uhe mucosi? Guhera uyu munsi bwa mbere no bwa nyuma gukandagira hani wanjye mu gipangu cyanjye wirukamwe undase imbabazi biranga. Ari mu rugo ataha mu rugo yahuye n'abantu rero tangira kumwataka, batangiye kumwirukaho bamubwira ibyabaye, bamuzomera, bamukubita ubucupa bw'amazi n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma kwa Kiston abantu mu gihe batakaga Betty barabirikodingaga. Sophie ibyo yari yabibonye abibona ku mbuga ari mugishimye cyane agaseka kongera kishima. Ibyo byeretse Kiston ngo wa mukobwa ibyo abantu bamukunda nabi ngo abafana babiragukunda. Kiston rero ibyo ntiyabikunze kuko yabonye ko uyu mukobwa barimo kumusebya kandi yarasabye imbabazi. Betty yageze mu rugo yabize ibyo byamucanze, abona ameze nkaho yikoreye isi yose. Ninjoro abona ibintu byabaye too much, nawe yagombaga kujya ku mbuga rero. Ku nshuro ya mbere yaratanze life, tangiye kuvuga ko abantu barimo kumuhemukira. Avuga ko ibintu byatangiye yanavuze ko Kiston n'abantu be baje kumwataka, ndetse ko n'imbabazi yasabye karagato bari bamushyizeho. Kiston ngo yamubera umwana mubi yanze kumuha imbabazi, ngo yemera ko nawe aseba. Betty yasobanuye byose ndetse avuga ko arambiwe ubuzima bw'agatona mbwene n'igitutu cy'abafana ba Kiston kabayeho nabi cyane. Abantu benshi bari bayamenye bari kubira ngo dore wa mukobwa kuko wabuteretana n'icyamamare cyese cyangwa umuhungu wandese mu gihugu tuzinye, hanyuma ukahasebera. Ayo makuru nawe utashaka kuyamenya. Kiston nawe ayo makuru yamugezeho. Amaze kureba ibyo rero Kiston yumvisha agize amatsiko n'amashyushyu yo kumenya uyu mukobwa byimbitse. Bwamagaye umwe mu bapampe aravuga ngo ndashaka amakuru yose y'uyu Betty. Sophie nawe wa mukobwa agaragara nawe yarayivuye mugezeho, ndetse nawe yahamagaye abantu be. Uyu mukobwa ngashaka kumenya ubuzima bwe n'ibimureba byose. Ubuzima bwaratangiye. Betty akagaragara agenda yitwikiriye yihishe. Uwa mbere amubonye ni Kiston ndetse na shoferi we batangiye kumukurikirana. Betty mu gihe yagendaga rero hari ahantu yageze, hari abantu bari bamwatatse batangira kumukubita. Umufana mbega bahise bahagera batangira kuza abantu ngo nibakubite Betty. Yegutse rero ibyo bantu baje kumutabara abone Kiston n'umushoferi we nawe byahise bimubabaza ngo ntumporeho. Betty yamubwiye ko ibi byose ubuzima ari kunyuramo bumugoye cyane, agenda yihishahisha n'akazi bamwirukanye ari we wabiteye. Kiston yaramukurikiye. Betty ageze iwe asanga niwe bahateye barekodinze ubuzima ngo abayeho buciriritse. Betty yaramubwiye iyo wemera kakanyuma kamwe gusa nakubeshye ibi biba byararangiye, ariko reba unyiciye ubuzima kubera imbuga nkoranyambaga zawe ubuzima bwanjye bwose burangiritse. Kiston nawe yarigaye amusaba imbabazi nyinshi. Umukobwa ntabyumve birangira amubwiye waje ukajya kuba iwanjye kariho wabona amahoro. Iwanjye ni hanini wahamara iminsi mito, abantu bo kuri internet bashobora kukwicira ubuzima. Betty rero abitekerejeho wabona ko abantu bamuganibirwa bamutera amabuye mu muhanda, ubuzima bwagoye no kukazi bamwirukanye, aha kandi igihe hose byanga kubera imbuga nkoranyambaga. None bamenye n'aho akodesha bamwangirije. Yarabyemeye yemera kujya kuba kwa Kiston kugeza nyine iyi skendo irangiye. Nyagasani burya abantu bahuye na skendo kuri internet biba ari ibintu bigoye kweri. Bari mu modoka bagenda. Betty yagaragaraga yihebye ku buzima bwe bubayeho nabi cyane bitewe n'iyi skendo, ndetse Kiston yagaragaye yahamagara kuri polisi ngo abantu bose baba barabyivanzemo bakajya gutera aho uyu mukobwa yaratuye bakurikirana. Mu gitondo bwakeye Betty yari kwa Kiston ndetse yari yaryamye yaryohewe kweri ahantu heza cyane, stress amazemo iminsi nyine urabyumva. Yikanguye rero asanga Kiston yicaye ku gitanda cye cyo yarayeho. House girl nawe yaze amwitayeho aramubwira ngo urabyutse, bigaragare ko disi warunaniwe cyane ngo kuva ejo ukigera hano wararyamye kugeza iyi saha. Betty yarasetse bitewe nuko umukobwa yaramwakiriye, ndetse Kiston atamubwira ngo yitwa Julie ni house girl hano azajya guha ibyo ukeneye byose agufasha. Betty yarikirije. Kiston aragenda. Nibwo uyu mukobwa amaje se ukeneye kubanza kurya woge cyangwa urabanza woge ubone kurya. Betty yagombaga kumirwa kuko ubuzima bwe bwose ntarabana n'umuntu ngo amwite umukozi we. Nyuma rero Betty na Kiston bagaragaye bicaye baganira utuntu n'utundi banywa amakano, ndetse Kiston yabwiye Betty ngese Betty urabizi ko ufite amaso meza. Yumva ari amagambo aryoheye amatwi kweri. Kiston aramubwira ngo se ko bigutangaje ngerega impamvu kuva nkubonye bwa mbere tugikubitana amaso nari nagushyize muri groupe y'abantu b'abagome cyane kuri iyi si. Gusa nakekaga ko ushobora kuba uri umuntu ufite umutima mwiza bigezaho, noneho birantunguye kuba ari wowe umbwira ngo nseka neza. Kiston rero yaciye bugufi abwira Betty ngo
ibintu byose nabara gukoreye mbere nukuri ngusabye imbabazi ubimbabarire. Iteramubwira ngo nta kibazo nakubabariye narakubariye ngo kandi wibuke ko nawe biriya wabikoze urimo kurinda izina ryawe ritangirika ngari nayo brand yawe. Baganira utuntu twinshi Keystone babona umwanya amuzengurutsa mu kizu cye cya kijyambere, ikizu kinini cyane. Betty yumiwe ndetse yashemagize uyu mujama ntiyarazi ko ari abatipe babaye ubuzima bwa gikira gutya. Imbuga nkoranyambaga zakijije. Mbega inzu nziza, inzu yawe irimo ibintu byinshi igipango cyawe. Batangiye kongera kuganira nanone ndetse bitangira kugaragara ko barimo kugenda bamenyerana, harimo kuza akamakano kaga chemistry nyine. Ubundi we wazafunguye konti yawe ugafungura imbuga nkoranyambaga zitandukanye kuko ibi bintu biba muri iyi hakazamo n'ibintu byo kwamamariza abantu. Ndetse nikumwe ngo ugaragara neza ngo wagira n'igikundiro. Yarambwiye ngo ejo nza kujyana photoshoot gufungurira imbuga zitandukanye, uzajya upostinga aho ushyireho n'ibintu byawe kandi bizakuzamura. Betty yari yishimye cyane, aruwanga support se none ugasapotingwa n'umuntu wagafashe biba byoroshye kweri. Umunsi wakurikiyeho rero bagiye photoshoot muri studio bamufatira amafoto menshi cyane meza y'ubwenge. Bagaruka mu nzu ya Keystone naho amafoto atandukanye ahantu hatandukanye, ahindura n'imyenda. Photoshoot nyine murabindusha kubimenya. Aha bikoreka ko umugabo wakunze rero burya ngo ntacyo ataguha iyo wamaze kwigarura umutima w'umugabo, nawe ibyo byose burya biba biri mu ntoki zawe. Umunsi wakurikiyeho kandi Keystone atwaye n'umushoferi we mu kimodoka cye cya kijyambere yagiye live atangira kubwira abafana be, abwira ko nayo Betty bari baragiranye akabazo none biyunze ngo babandi bose barimo kumuyimukira bamukorera ibitari byo ngo ndabasabye mubireke uriya n'umucuti wanjye kandi uzakomeza nzamujyana mu mategeko. Ashimira abafana be. Nyuma tubona Betty mu rugo kwa Keystone ntihasigayeho. Betty wa mukozi Julie yaramuzaniye telefone Keystone yamuguriye, yarambwiye ngo nkuzanire no mari, yari telefone ihenze kwere. Hanyuma se umucuti wa Keystone Sophie yaje mu rugo yijujuta yiciraguraho, wahise unanyibagirwa twaravanye kure mu kubaka ibi bintu. Mu gihe muri ibyo rero yijujuta Betty yinjiye aho ngaho muri icyo cyumba aje gushimira ku telefone bamuguriye. Sophie byaramucanze, uyu mukobwa asigaye aba hano. Yasohotse rero mu gahinda kenshi, ibyo babyita bifu. Betty rero yarazi ko abiciye ikiganiro nyine ashaka nawe kuva aho ngo agende. Keystone aramubwira ngo oya uriya turumiza uko twiyunga tumaranye igihe. Nibwo yatangiye kumushimira rero ku bwa telefone nziza bamuguriye. Betty aramubwira ngo iyi telefone sinayakira ngo kubera iki se, hari byinshi wankoreye pe sinshaka gukomeza kugora. Ngo oya iyo ni igikoresho cy'akazi ni nka office. Ku mbuga nkoranyambaga telefone nk'iyi bara office, wafungura urubuga rwawe wamaze kugira abafollowers benshi cyane n'umunsi utararenga. Iyo ni business mu zindi, iyo ni nk'inurano naguhaye kuri ya konti yawe wafunguye. Betty yarashimiye. Betty yavuye aho mu gihe kivaho rero wa mu mama yajyaga ajya kukwigirisha umwana wamwirukanye yari yamuhamagaye, cyarimo kumwinginga kugaruka mu kazi. Cyari bakanye ngo kuba wambonye ndi kuba hafi ya Keystone rero nibwo yibutse kongera kungarura mu kazi wari wanyirukanye. Ibyo byibagirwe sinagaruka gukora akazi wawe nabonye utari umwana mwiza wari ukoze ko wari unshatse. Betty arakupa atangira kwijujuta ngo abana b'abantu iyo babonye wagafashe ko batangira kukwereka ko bagukunze, wahura n'ikibazo gato bose bakakuvaho. Umuma yiciragura ngo uyu ari ku rwego rwo kunkupa koko. Nyuma rero babonye akanya muri quartier bagaragara batembera bagenda barushaho kumenyerana. Babona akanya bajya gukina rudo ukabona barishimanye cyane. Abandi bakunda gukina rudo nkanje mumbwire muri comment. Akagaragara bari koza amasahani bagirana burage baterana amazi bishimye. Betty ukabona yasetse yishimye yibagiwe rwose n'ukuntu yaje. Wabonaga wa mubaro yanyuzemo mu gihe gitoya wose yahise yibagirwa mbega. Ndetse umutima yabonaga ko uyu mutipe ari umutipe wa mbere ngo ufite umutima wa mbere ubaho mwisi. Ndetse yagaragaye ko yamukunze cyane disi. Ndetse Keystone nawe yabonye ko uyu mukobwa Betty ari umukobwa amazing ukuntu usetsa, umwana mwiza ndetse unasobanutse afite n'umutima udasanzwe. Ndetse byagaragara ko bose batangiye gukundana cyane rero. Ibyo urukundo yabishekeje aho ruturuka. Bari n'abahurira muri bisi bagakundana. Filime rero twereka Sophie ari umuntu ufite umujinya udasanzwe. Impamvu ariko ntibamurenganya kuko amahirwe n'umwanya yari afite uruhande rwa Keystone umustari ubu hari umuntu wawutwaye, hari umuntu usigaye muri iruhande. Ndetse yagaragaye ashanjitse kwangiriza Betty ngo winjira muri konti itufutira account ye vuba itarakura. Yego ujya kubona ukabona arashaka umuntu ashaka kwangiriza da nkaho ukabona umuntu ashaka kwangiza cano akohereza n'abantu ngo bashyire comment mbi ukibaza impamvu bikakuyobera. Hari abantu bahita babirakariramo akabona ko umwanya yari afite ku mbuga wenda bagiye kuwutwara nyine. Leta yatumye abo bantu ngo amakuru ye yose kuva na kera bayamenye bazana ibibi gusa amwangisha abantu. Ndetse mu rugo Keystone bigaragara ko yateguye dina ya danje. Betty aramubaza se uyu munsi hano hari ibirori? Keystone aramubwira ngo uyu munsi niwe nawuteguriye n'utwaremewe ngo twishimane munjye nawe. Yagombaga gukomeza kumirwa ibintu uyu mutipe arimo kumukorera. Byamubereye mu gentleman kwera akamwicaza akagira ati akanamwarurira agashaka no kumutamika. Barasangiye baranywa banywamo baganira utuntu twinshi yumva n'akaziki. Ndetse Keystone yabonye akanya akajyo keza ko kumubwira kamukunda cyane. Yabuze amagambo abivugamo nibwo yazamuye akaboko ka Betty agahita ibisu. Betty yari yumiwe nibwo yavuye hajya mu cyumba cyihamagara mucuti we abwira mucuti ngo ku nshuro ya mbere rero twabashije kuganira ibintu bije bibobereye bigashimisha imitima yacu ngo ndetse ngo ngiye na Keystone twaganira ibintu byiza cyane. Mucuti rero none se muri ayo magambo yakubwiye ko agukunda? Undi aravuga ngo hoya. Umukobwa rero agifite urwikeko aravuga ngo sinzi ko ndi umukobwa ndabone ku rwego rwo guhuza nawe nkagira ku rwego rwe tukaba twakundana. Ngo uriya muti pararense ngo singiye kwisumbukuruza nanone. Rega nawe utinya ishyamba atinya ryo barihuriyemo ayiwe cyo kazawenda ubucuti busanzwe byo. Reka abwira mucuti we ngo ngiyewe ngo shango namukunze pe ngo nubwo batankunda n'umugentleman yita ku bantu ngarasetse
nsanga n'umwana mwiza ngo nyagasani. Akongera agasubiramo n'izina rye. Umukobwa akunze ngo ntiwayoberwa izina ry'umutipe akunda. Yaganira stories nyinshi na mu nshuti we rero, ndetse mu gitondo Betty yabonye ko amugane adakwiye gukomeza kuba mu buzima. Abona ko gukomeza kuba muri inzu ari nko kwibabariza umutima, ashaka kwisumbukuruza akazi kanga yakunze cyane umuntu utari ku rwego rwe. Ibwo azingaga imyenda ye rero ashaka kugenda ngaco yitaye arasubira mu buzima bwe. Keystone yinjiye mu cyumba cya Betty asanze azinga imyenda. Anubaza se Betty ugiye he? Betty aramubwiye rero hano mpabaye igihe nabyo bindi byararangiye bya scandal. Ngenda cyeka ko ari cyo gihe subire kwiruka ku buzima bwanjye kwishakirishiriza ubuzima. Keystone aramubwira ngo ariko yanga urihuse cyane, nari maze kukumenyera gusa ushaka kunsiga ugiye koko Betty. Igihe baganiraga rero Keystone yari yamwegereye cyane ndetse we ku mutwe we kugira ngo bakisinge. Mu gihe umuntu ugiye kuduma mu kundi rero nibwo Sophie wa mukobwa yise afungura arinjira. Asanze bagiye gusomana bahita barekurana. Sophie itabaza hari ibyo nangije hano? Keystone aramubwira ngo yegura byangije nje dakomansi. Betty naravuga ngo oya ntacyo wangije. Sophie itavuga ye uruhande ravuga yego uruhande rukavuga oya. Ubwo se mfatikira? Keystone yahise abwira Sophie ngwino hanze tuvugane. Betty yagumye muri icyo cyumba wenyine rero ariko yishimye cyane. Yarashimishwe nuko habuze gato ngo asomane na Keystone. Umutipe urenze kweli utikoraho icyamamare nyagasani. Betty yafataga ku munwa ubona yasetse yagejeje ku matwi. Sophie rero hanze aho bagiye kwicara ayewe yari yamwitwe w'umwikomo ngo warahindutse cyane. Kuva mu kanya nko gukumbya umukobwa yinjiye mu buzima bwawe utazakomotse, ubucuti bwawe nanjye wahise ubuhagarika, ubucuti bumaze igihe. Kubera iki kanya nko guhumbya? Kubera iki? Keystone rero yamusabye imbabazi aramubwira ngo ndabizwa nakugiye kure ariko ndabikwijeje uri inshuti ya kera, inshuti niyirambye, inshuti yakadasohoka nk'inshuti z'ukutwikunira hano. Niba udukunda muri comment igira kanwa wandikamo. Aramubwira ngo tugiye kongera kuba inshuti nka kera, ungiye kongera kugumanya. Noneho rero muri ako kanya mu gihe abo bari aho filimi itwereka wa mucuti umwe w'umugome wa nyirabayazana w'ibi byose ngo ufite amafashion cya kirori cyabo biganye yari yahageze. Ariko yaje kwa Keystone aho Betty asigaye aba. Betty siri ni iki kikugenza hano uje gushaka iki? Ngo uje kugutumira muri anniversary yanjye. Betty aramubwira ngo utega amatwi nkubwire neza, wowe uri umwana mubi ufite umutima mubi, wowe wanaroka icyo nshaka urakindakizi nze muri anniversary yawe kugira ngo ukomeze umenyekane. Ongera uvuge ngo umukobwa uteretana na Keystone yaje muri anniversary yanjye unyangirize. Uhereye uyu munsi mvira mu buzima ndakwiyamye. Ibyo wakoze mbere narabibonye. Wamugomewe nta nshuti nkawe nkeneye. Siroro uje kumwikundishaho. Betty yamwirukanye nabi ariko mpamvu nayo ndiko Betty ubu ibintu bimeze neza kuko ari hafi y'umutipe ufite izina. Uce rero umucuti wa Keystone na Betty ababiri barimo kwikinira biyari portable. Keystone ari kumubwira ngo mwe mwigisha ko bakina biyari. Aramubwira ngo yanga umwe ni mwikine ngo umwe ni umukino w'abajama bamwikinira. Mu kanya nkako guhumbye rero haje Sophie azanye amakuru ashyushye. Yarazanye amakuru mashyashya ahita abwira Betty washitane we wari uzi ko uzatwishamo igihe kirekire se bikagushobokera. Twe turarenze timu yacu. Iyi genge yinjiremo ntuyizi iyi crew. Amakuru yawe yose nayamenye. Wajyaga mu makampani yo kwigurisha kugira ngo ubone amafaranga. Yinda yayicuruza. Wajyaga kuryamana n'abagabo bakakwishyura. Amakuru yawe twayamenye. Wari uzi ko Keystone afite amafaranga menshi. Ushaka buryo bazamwinjira kugira ngo umwibe amafaranga. Betty rero yumvisha ibyo ayo makuru nawe arayazi. Ibyo bamubwiraga arabizi nese yasaguruka atangira ko Keystone agiye kugusaba umwanya ngo usobanurire ibyo umuntu ari kuvuga. Keystone umuntu wifitiye izina rye akamenya ko uyu mukobwa burya arinda yayigurisha. Kareka ntago yaguha amahirwe ariko burya ntigeze aho umwanya Betty nkamwumvi. Nahise mubwira Betty uva hano tubisi. Betty yavuye aho ngaho rero bakiniraga biyari. Sophie asigarana na Keystone na mucuti we uce. Sophie agomba kumubwira ngo ndagutabaye. Izina rye ryari rigiye kumanuka mu kanya nkako guhumbya. Uriya mukobwa ni indaya yigurisha. Iriya ndaya yanakwica niba utanarebye neza. Keystone aramubwira ese Sophie ukeka ko amakuru yawe nayo mfite? Ubu se nyobeye ko wanga Betty? Ubu se nyobeye abantu bose bagiye utuma kugira ngo bajye kumuhemukira? Iyi si turimo ni y'amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru niba waruzi ko ntabyo nzi narakwihoreye. Sophie rero nawe yaraguye mu kanwa nawe ibyo barabimenye. Ubuce rero wa mutipe bakinaga biyari nawe n'umumanager nyine muri iyi gengi na bamwe mu bapambi bakomeye b'uyu mustari. Yese avuga bya bintu uriya mukobwa byose yanyuzemo ni wowe woherezaga abantu. Sophie uri umwana mubi niba ari byo. Keystone yaramubwiye ngo amakuru yawe yose ndayafite. Amwibutse n'ibintu byose byagaragaye muri filime ko yabimusobanurira byo Sophie yakoreraga Betty by'ubugome. Sophie byaramucanze ndetse Keystone aramubwira ngo Sophie uzi n'ikindi guhera uyu munsi njye nawe ubucuti bwawe nanjye burangiriraho namanye kuri umwana mubi cyane. Nanjye wazanyihinduka. Ngiye muri crew yanjye sinjya nemera ko abamo umucuti ufite umutima mubi nkawe. Umuntu utita ku bantu. Abantu nibo bagenda batuzamura ku mbuga. Uyu uri umugome ngo kuramo rero muri crew. We naramaze kukubona ushimishwa nuko mugenzi wawe aca mu bintu bikomeye. Ushimishwa nuko umuntu aca mu bihe bigoye. Uri umuntu nyabakiwe. Uriya mukobwa mwisi shitani ariko niwe shitani. Sophie yaraza agaciro ko ku biruhande rw'umuntu nk'uyu. Atangira gusaba imbabazi ngo nzahinduka ariko ntunkuriye muri crew yawe. Arambwira ngo mbabara ntunyirukane ngo mbabarira. Keystone aramubwira njye nawe buriya byarangiye. Niba uri uhinduka kubwo kuzamura ubuzima bwawe ariko ntuzahinduke kubwa kuru yanjye no kuburi mu buzima bwanjye. Ibyo nibikureba
jye nawe twarangijanije. Sophie rero bamwirukanye n'abaho ngaho. Keystone rero yagiye mu cyumba cya Betty kumureba, ariko kubw'ibyago Betty yari yamaze guheka ibikapu bye yagiye. Keystone amubaza se yagiye sangahe, undi aramubwira ngo ni minota 5 agiye, kandi yagiye arimo kurira. Keystone rero yafashe telefone ahamagara Betty ntiyigeze yitaba phone. Betty mu modoka rero ari mu gahinda, asubiye mu buzima bwe bwo mu rugo yasanzwe abamo, avuye mu buzima bwa gikire kwa Keystone. We yahasanze mucuti we, mucuti atangira kumwinginga amuhoza. Ndetse mu magambo ya Betty yavuze ko icyamubabaje abanyeho igihe kitari kirekire na Keystone, ariko yamukunze cyane. Aramubwira ngo uriya muhungu naramukunze ariko naje ku rwego rwanjye. Ndetse abwira mucuti we ngo nahuriyeyo n'umukobwa w'umugome witwa Sophie, ubuzima bwanjye bwose disarabwangije. Ubuzima bushya bwaratangiye rero, haciyemo nk'icyumweru Betty na Keystone batarongera kuvugana. Bose baracecetse, nawe urahamagara undi kuri phone. Ndetse baganira aramubwira ngo ashobora kuba ari moving zone mu buzima bwe, bashize icyumweru tutaravugana. Ngo nanjye rero ngomba kuba moving on agakomeza n'ubuzima bwanjye. Ya muntu ngomba kwibagirwa ko nawe mu buzima bwanjye. Ndetse mu gihe baganiraga hanze, filime twereka Keystone mu kajoro yaje aho Betty atuye. Byari nyuma y'icyumweru batavugana. Yarageze arakomanga, Betty niwe wasohotse gufungura. Barebanye cyoroshye, Keystone asaba ese nakinjira iwawe, yaramwemereye ngo yinjire. Betty aramubaje se kubera iki hashize icyumweru cyose icyo utigeze umpamagara. Keystone aramubwira ngo nari naragiye hanze ku rwego rw'akazi, nyigaruka nta wundi muntu nagiye gushaka uretse kuza kugusuhuza no kureba ukomerewe nyagasani. Ziramubwira ngo nakuretseho gato kugira ngo ibyabayeho ubone umwanya wo kubanza kurelaxa, ubanze we use nk'utuje mu mutima, simere nk'umuntu ukotsaho igitutu. Hari abatipe ngo babazi ibyo gutereta n'uburyo babyitwaramo, niyo bibanidi n'abakiringi nyine. Betty rero yabwiye uyu Keystone ngo ibyo uriya mukobwa yavugaga byabayeho. Iriya company icuruza indaya sinari mbizi, mbo bari bamamaje bavuga ko bashaka abakobwa bo gukora modeling baba muto abanyamideli. Nanjye nagiyeyo kugira ngo ngerageze amahirwe yanjye, ko nanjye ibintu bya modeling ndabikunda. Gezeyo badufotoye amafoto menshi, nyuma nibwo twakiriye amakuru y'incamugongo ngo iriya company burya abakobwa yashakaga ntago ari aba modeling, ngo zari business zabo zo gucuruza indaya. Twe twagiye mu Kigali nta makuru dufite. Mwumva ibyo rero nese mva muri iyo company, ariko amafoto yanjye yari yaramaze kujya hanze. Iriya company icuruza abakobwa kubijyanye n'iby'ubusambanyi, ngo company nk'izo zibaho kuri iyi si nyagasani. Mujye mwitonda utazamagarwa ahantu ngo barashaka abamodo cyangwa abakobwa runaka, wajye ugasanga ibyo wagiyemo ntubisaba kubanza kumenya amakuru da. Icyo dufilime nk'utu tukongeraho uko bakina ibintu bibaho kandi by'ubwenge. Niba kandi ukomeza kuryoherwa ujye unyandikira muri comment ahangaha dukomerezeho, cyangwa imitima myinshi ndayishaka muri comment niba dukunda na fire. Ndetse Betty yabwiye Keystone ngo njye ubuzima bwanjye ubu bwaricuritse bwaricurukuye, ngo njyewe nabayeho mu buzima butandukanye, no kuba iruhande rwawe nshobora kuzakwicira izina mu bintu nasi. Sophie ashobora kuba ari umukobwa wabayeho neza ahantu heza, wagabaye ari wowe uguma iruhande rwawe mu buzima bwawe, njyewe ukanyirekera sinzakwangiriza. Wowe nawe status zanyu zirahura. Ese Keystone yakoze iki? Yese abwira Betty ese Betty urabizi ko ngukunda cyane, njyewe ndagukunda cyane nyagasani. Sinzi ukuntu byanjemo, niba ari igihe gito tubanyemo nabonye imico yawe ahubwo ari wowe duhuza cyane. Naragukunze mu buryo utabasha gusobanukirwa, kandi numva nzagukunda ibihe byose. Betty byaramutunguye barumirwa, itaramubwira ese uzankunda te ko ubuzima bwanjye buciriritse, famille yanjye ari abakene, ntafite A singire B, ubwo urumva uzayinshakiraho. Keystone asukuna yabwiye Betty wowe kuba uri iruhande rwanjye nibyo byishimo by'ubuzima bwanjye. Erega ntawe utifuza ibyiza, none se ko namaze kubona ko ari wowe byishimo by'umutima wanjye, ngiye kubishakira ahandi ngo ngendeye ngo aho uturuka muri famille ibyo ntibindeho. Kuri ubu niteguye no kuba nabidefanda n'uwambaza wese namubwira ko ari wowe sheri wanjye official. Yamuteye mutoma amagambo meza kuri Betty. Kumvisha amagambo rero yarishimye cyane, ariko twibika ko borose araguba byukaga. Betty nawe yari yakunze cyane Keystone, ariko yarishinjaga akibuka ko ubuzima bwe buciriritse cyane, umuntu uri ku rwego nka ruriya atamukunda. Umuntu Keystone ufite amafaranga umustari kimenywa bose, injira mu kirori kikagira agaciro, buri wese agomba gufungura umutima we. Barahoberana barasomagurana, ngo rero uko batangiye kwinjira mu rukundo. Filime yitwa Social Media, ngende Clement uwo inshuti ya Kadasohoka shop, kandaho ukarabaga kurikira. Niba akafilime kakuryoheye ugira cyandika muri comment, mukagire like n'ibindi. Love you so much, ukomeza uharonke ugubwe neza mu byirimo byose bitera imbere.